umuco mu iterambere. Murarikiye gukurikirana ikiganiro umuco mu iterambere kuri BTN TV, aho tugaruka kuri byinshi byaranze umuco wacu w'abanyarwanda ndetse n'uyu munsi bikituranga dukwiriye gusigasira kugira ngo tugire rya terambere rirambye kandi rishingiye ku muco. Nta terambere ntaho twaba tugana, kandi nta n'iterambere ridashingiye ku muco ryaba rifite aho tuganisha. Mbararikiye rero gukurikirana iki kiganiro. Mwongeye kwirirwa abakunzi b'ikiganiro umuco mu iterambere. Uyu ni wa mwanya tuganira ku ndangagaciro nyinshi dusanga mu muco wacu wa Kinyarwanda dukwiriye gusigasira kugira ngo twubake iterambere rirambye kandi rishingiye ku muco. Uyu munsi rero twanyarukiye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda ku isoko Ibishenye, ngira ngo murabona igishushanyo mbonera, ndetse muraza no kuza kuhabona mu kanya tuganira n'abaturage kugira ngo tuganire kwimwe mu ndangagaciro remezo y'ubumwe, aho turi buganire ku ngingo imwe ishamikiye muri izo ndangagaciro remezo y'ubumwe yo bita gutabarana. Ese iyo tuvuze gutabarana wumva iki? Ese iyo tuvuze gutabarana bikubwiye iki? Ni ngombwa ko abantu bagira uko gutabarana? Ni ngombwa ko tubishyigikira mu muco wacu wa Kinyarwanda? Ni ngombwa ko tubisigasira? Ese tudabifite twagira iryo terambere rirambye kandi koko rishingiye ku muco? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho. Ntujye kure y'inyakira amashusho yawe kugira ngo dukomeze tubane muri iki kiganiro. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. Nitwa Nikuze Angelique. Gutabarana nyine dukorera mu isoko rya Bishenyi. Ubwo nyine turatabarana iyo hagize ikibazo kibaho, nk'abacuruzi nyine nka mugenzi wacu yagize ikibazo akarwana na mugenzi we, cyangwa bagatongana cyangwa bakagirana andi makimbirane, mbere yo kubibwira ubuyobozi turabanza twebwe tukabikemura. Hanyuma se no mu rugo ahantu mutuye cyangwa se ahantu ujya ugenda ntabwo ujya ubona icyo kibazo gihari cyo kudatabarana? Muri karitsiye ho hari igihe bijya bihaba, umuntu agaterwa nka nijoro, abanyerondo baba batari hafi nyine bakaza bakamwiba bakagenda. Ubona biterwa n'iki kugira ngo umuntu nibamutera nijoro nta banyerondo bahari, abandi bantu batabyuka ngo bajye kumutabara? Ubona biterwa n'iki? Bashobora kugira ubwoba bwo kubyuka, bakavuga ati wenda nimbyuka ndahurira nabo ku muryango, bikarangira nyine batwibye bigendeye. Niho nama wagira abantu badukurikiye kuri televiziyo yacu BTN kugira ngo bagire umuco wo gutabarana? Ese si mwiza? Aha niyo nama bagira rero. Nabagira inama yo gutabarana nyine nk'abantu b'inshuti, abaturanyi, abavandimwe. Nta mpamvu yo kugira ngo bagenzi babo bajye bashyamirana cyangwa bagirana amakimbirane, be kubigiramo uruhare kandi bose biba bibareba nk'abanyarwanda. Urakoze cyane, turagushimiye. Gutabarana n'ubundi ni umuco wa Kinyarwanda. Urebye ntabwo mugenzi wawe yaba afite ikibazo ngo ubure kutamutabara, yaba yapfushije cyangwa se ari mu bindi byago, uko byagenda uko ariko kose wamutabara. Kabone n'ubwo waba utamuzi, agiriye ikibazo muri iyo karitsiye waba utuyemo cyangwa se mukorana, wamutabara. Ni ibintu bisanzwe. Uti ni umuco wa Kinyarwanda, we rwose uranabyumva cyane ko umuntu aramutse agize ikibazo ugomba kumutabara. Hari abamama hariya bari gucuruza, hari abasore hariya bari gucuruza, tuvuge wenda bagiranye ikibazo, barashyamiranye, bararwanye, wakora iki nkawe? Ugerageza kubakiza kuko nibwo butabazi bw'ibanze bwa mbere. Urakoze cyane. Ngaho rero gira inama urubyiruko rudafite uwo muco wo gutabarana kandi twumvise ko ari umuco. Icyo nababwira ko gutabarana ari byo by'ingenzi, kwirinda ikosa ritarabaho cyangwa se kuba watabara mugenzi wawe mu gihe agize ikibazo apfushije cyangwa se aba yadapfushije, kubera kaba ari ibintu nawe ejo byakubaho. Urakoze cyane Kariste, turagushimiye ku nama nziza ugiriye abanyarwanda. Nitwa Kankundiye Saverina, iwacu ni Igihinga ku Kamonyi. Ati nitwa Kankundiye Saverina, iwacu ni Igihinga ku Kamonyi. None Kankundiye, umuco wo gutabarana murawugira hano mu isoko cyangwa mujya mugira? Isoko rero abafite imbaraga iyo barwanye barabakiza, ariko njye sinajya mu basore, ndi umukecuru ndeba gutya. Nshobora no kuhavunikira, ariko ubundi abasore barabatandukanya, nta kibazo kijya kibamo. Ni ukuvuga ngo iyo abantu barwanye babasha kubakiza. Abayobozi bano b'inkeragutabara noneho bakaza bakabaza abaturage uri mu makosa, bakamujyana mu kazu hariya bakabunga, ugasanga biragarutse barongeye baracuruje.
hanyuma kuri wowe uwo muco rwose mukora neza nta kibazo na kimwe aho utuye se muri karitsiye ibyo bintu birakorwa ntabwo turwana iwacu ibintu byose ni amahoro amahoro nta kibazo dufite hanyuma se niyo nama wagira abantu badafite umuco wo gutabarana ubundi kuba uri umuntu w'umugabo ukabona abantu barwana ntubakize nawe abantu baguseka urabona abantu bana barwana kuko mbashoboye ni abatandukanye ariko sinajya hagati y'abasore ngo ngiye gukiza ni byiza cyane rero ubwo tugira inama ko tuzajya tubasha gukiza abantu ese abagore bazarwana hari ibihoro ngo nuko ntabwo abagore w'ingingo umwe ukagenda uyo nambara gufite ugenda umwingingo ukavuga uti have ni bibi umugore kurwana mu isoko ni bibi hanyuma tuve ku ngingo yo kurwana wenda niho tubonye gutabarana mu bundi buzima busanzwe bw'ubuzima bwa buri munsi aho utuye mu mudugudu icyo gikorwa kirakorwa cyo gutabarana baratabarana waduha nk'urugero naguha nk'urugero rw'ukuntu nk'ubu ngubu iyo umuntu yashize mu mwuga ni ukuvuga ngo n'abana ari abana baraherekeza umuntu udafite amafaranga mu bacumbitsi abaturage umudugudu ateranya abaturage bakagenda batanga amafaranga wa muntu agashyingurwa noneho buri muturage wese wari muri dutabarane kuba bari muri dutabarane rero itangwa rimwe mu kwezi n'amafaranga 200 nk'ubu dutabarane mbamo iyo umuntu yitabye Imana ko itangiye vuba baduha 80 bagashyingura no ku munsi mukuru baduha umunsi mukuru w'ibihumbi 5 n'igihe cya mituweli niba mfite abana bamvuriza umwana umwe ugasanga rwose gushyira hamwe ni byiza hari n'andi mashyirahamwe bita amakeya aba mu byaro ni ukuvuga ngo agabana mu byumweru 52 ariko amashyirahamwe agira icyo amara ndagenda nk'ubu nkaguzaho 30 noneho buri kwezi nkajya ntanga inyungu y'5 bikaruta kuba natira 10 nungukira ahangaha kumva ko kwishyira hamwe ari byiza nta kibazo urakoze cyane rwose ndumva mwe mufite ibikorwa byiza igihinga mu bikomeze kandi rwose mwubake n'abandi baturage bagira umuco wo gutabarana gusanze ahangaha uri gushakisha nyine kugira ngo ubone uko utunga abana nagira ngo nkwibarize muri iri soko ngusanzemo rya Bishenyi umuco wo gutabarana hano murawugira iyo tuvuze ubundi gutabarana wumva iki hari uburyo bwo gutabara bw'umuntu urwaje umuntu hari uburyo bwo gutabara nk'umuntu urwaje umurwayi aha muri iri soko cyangwa se naho mu rugo uba icyo kintu cyitwa gutabarana turi kuvuga kirahaba ujya ukibona ubona kiri kuyentera ahangaha uburyo bwo gutabana bw'ahangaha ndabihera abakozi bahari binkera gutabara kuko iyo umuntu bamwibye baramutabara ikindi ndavuga aho nturuka aho mvuka ubundi nitwa Musabyimana Onesiforo nkaba ntuye mu mudugudu wa Kabasanza akagari ka Gihara umurenge wa Runda mu ntara y'Amajyepfo iwacu rero turatabarana pe ku buryo twashizeho n'ikibina cyitwa dutabarane tugatanga amafaranga 600 ku kwezi buri 15,300 buri 15,300 ariko njya kubyara umuhungu n'umukobwa inka yabyaye ukajya tugeza kuri Noheri kwa amafaranga dufite nka miliyoni igeza muri 4 tugakuramo amafaranga tukayagabana yo kurya tukagura nk'ikimasa tukakirya ariko ejo bundi twarayabuze kubera umuyobozi wacu w'umudugudu wayariye witwa Viseni ndamuvuga byarabaye ejo bizanasohoka nibyo byiza yarayariye ni ukuvuga ngo dutabana yacu ipfuye hagize upfuye ntabwo twabona icyo tumushyinguza kubera ko yariye icyo gihe no kuzibaye nka gusaba 200 nkagira nka musaba 300 tugashyingura wa muntu kubera ko yariye ubundi rero iwacu mu gutabarana rwose turi intore naho ngo wambazaga numva nabivuze niba ari ikintu ugazaga urakoze cyane tubwiye n'amakuru tutari dufite nk'uwo muntu rwose wariye amafaranga yanyu wumva ko ari ibintu biba bikomeye abantu bishyize hamwe kugira ngo bateranye amafaranga yo gutabarana umuntu yagira ikibazo yarwaje se cyangwa yapfushije bamutabare hanyuma usange wundi bihagarariye nk'aho yagize ubutwari bwo kugira ngo afashe abantu bave mu kibazo ahubwo niwe ugiteje birababaje none se muze niyo nama wagira abantu bafite umuco nk'uwo nguwo kurya amafaranga y'abandi cyangwa se bafite umuco wo kudatabarana urumva nawe ntigeze atabara kuko niba yaragize izo ngeso mbi ntigeze atabara niyo nama wagira abantu njye inama nabagira nk'uwo nguwo wariye yagabanya inda
indi ukayigabanya ukayigira ngufiya, kuko iyo uyigize ndende byanga bikunda ikurumisha n'ibyo utakagombye kuruma. Ubwo rero inama nagira abandi ntibazamire nk'uwo nguwo, kandi nanjye sinzamire nk'abo, kirazira. Icyambere cyiza gusa nuko twafatanya tukazamurana, tugahingana, tukazamurana, tugatabarana. Iyo ni nayo ntego. Ubwo rero haje muhungu w'igisambo w'inda nini, wa wundi umira nahaga akamera nk'umwobo ugwamwo amazi ntiwuzure, aba ari ikibazo. Umusaza avuze amagambo akomeye kandi meza, aravuga ngo abantu bagabanye inda nini. Uko iyo hajemo inda nini gutabarana kurabura, uko kubana kukabura, ubwo bumwe bukabura. Kandi icyo abantu bifuza nuko abantu babana mu mahoro, bakabana neza, umuntu agira ikibazo bakamutabara. Muzehe urakoze cyane, ntekereza ko abadukurikiye bari kutwumva hari inyigisho bakuye ku mpanuro ubahaye. Murakoze cyane. Maze rero ugende ugira umuhanda mwiza, iburyo n'ibumoso abamarayika bahagote, maze umbwirire BTN TV mukomeze imirimo myiza y'iterambere, irya nyuma ryo twararitaye. Nk'uko rero mwabyiboneye, twari turi mu isoko Ibishenyi, ni mu karere ka Kamonyi, aho twaganiraga n'abaturage kuri iyi ndangagaciro, uyu muco dusanga mu banyarwanda wo gutabarana. Uyu rero turi kumwe hagiye kubibwira ni umuyobozi w'iri soko, ni manager waryo, hanyuma agire nawe ibitekerezo aduha. Nitwa Kampayana Maritini, nkaba nyine nk'uko bivuze nyoborera isoko rya Bishenyi. Mutwara nkamugezi yajya, ubwo mba mutabaye. Hari igihe uhura n'imodoka yagonze nk'umuntu adafite gifasha, icyo gihe uramutabara nawe ukamugeza aho yabona umwitaho mu buryo bw'ubuzima bwe. Gutabarana rero mu Rwanda nk'uko nabivuze ni umuco, ariko dufite amahoro rwose ku buryo ntawe ukigira ibyago nka kera. Ubujura nabwo ni ikibazo, ariko iyo wumvise mugenzi wawe umuturanye atatse, uragenda ukamutabara ku buryo umurinda ko bamutwarutwe. Uti rwose ni umuco kandi turabikora aho dutambutse, uko tugenda, ndetse uduhaye n'ingero nziza. None koko uko bivuze niko biri, ituzengurutse hose twasanga bikorwa 100% uko tubyifuza, ko u Rwanda rwatengamara koko rufite uwo muco wo gutabarana, kusanga iyo bitagenze neza ari cyo bitubyarira. Ubona koko uwo muco uhari uko bikwiriye? Muri iki gihe cy'iterambere abantu bagenda baba banyamwigendaho ku buryo buri muntu yimenya. Nka kera iyo waturaga mu mudugudu, abantu umuturage mu mudugudu hafi 80% ujya hejuru mwabaga muziranye. Iyo abantu baziranye rero niho bafashanya bagatabarana. Ariko ubu ngubu hari umuntu ushobora kubaza tese muturanyi wawe yitwa nde, ugasanga atamuzi. Rero ni umuco wariho, ni umuco mwiza, ariko kubera iterambere turimo abantu baragenda baba banyamwigendaho, umuntu akimenya ukabona atita kundi. Ariko nk'uko mutangiye no kubibaza abantu, buriya hari ikizahinduka, umuntu akabona ko kuba nyamwigendaho atari byiza. Agize neza cyane ati kubera iterambere turi kugenda tugeramo abantu bari kuba nyamwigendaho. Ese ko tuzi ko yari umuco wacu dusangana abanyarwanda, ubu ngubu baramutse bawirengagije hari iterambere buriya twagira rifatika rirambye? Ntekereza ko nta terambere rirambye twageraho. No mu Kinyarwanda rwose baravuga ngo abishyize hamwe nta kibananira. Urumva ubaye nyamwigendaho ntabwo ushobora gutera imbere wenyine udafatanyije n'abandi. Tunafashe n'umujyi wa Kigali tuvuge, ejo bundi muri za 1994 jenoside irangiye, twumvaga umukire umwe witwa Rubangura, ariko ugasanga niyo etaje ya Rubangura iba mu mujyi wa Kigali. Ariko uyu munsi bigeze Nyabugogo nta Rubangura bavuga, nta wundi muntu bavuga amashyirahamwe. Kandi murebe by'amashyirahamwe yakoze mu gihe gitoya biraruta ibyo umuntu ku giti cye akora. Hano no muri iri soko ryacu nibyo dukangurira abantu, nimuze dufatanye twubakira isoko ku buryo buri muntu wese yifatanyije n'abandi, rero birumvikana mubona inyungu nyinshi kandi buri muntu wese akabaho neza.
ni ukuvuga ngo bisobanuye neza cyane iyo ngingo ubundi yo gutabarana tuyisanga mu ndangagaciro zikubiye zishamikiye ku ndangagaciro y'ubumwe bivuze ngo abishyize hamwe rero nta kibananira. Ni iyihe nama watanga ku bantu badafite uwo muco wo gutabarana? Inama nagira abanyarwanda muri rusange n'abatuye u Rwanda ni uko gutabarana ari ingenzi. N'abantu bitwa ko ari abakirisitu ndumva ari byo hame bashingiraho. Na kirisitu wenyine yaje gutabara abantu kubera ibyaha babyarimo agera n'aho bapfira. Ni ukuvuga ngo rero uwo muco mwiza uhera no ku mwana w'Imana natwe twagombye kuwugira kuko igihe tuba kuri iyi si ni gitoya. Aho kugira ngo tubeho nabi umuntu adafasha undi yafatanya n'undi nk'uko nabivuze n'ubudehe. Abantu bashyira hamwe bagahingira umwe bakarangiza ugasanga abantu bose bameze neza. Ariko nugenda ukavuga ngo nzafata isuka yanjye jyenyine njye mu murima wanjye ntabwo ushobora kubona umusaruro uzaguteza imbere. Ugize neza cyane, turagushimiye ku nama nziza ugiriye abanyarwanda kandi ntekereza ko abishyize hamwe nta kibananira. Gutabarana ni umuco turanga, reka tuwukomereho kandi tuwuhameho. Ngayo nguko rero bakunze b'ikiganiro umuco mu iterambere, mwumvisha uburyo iyi ngingo yo gutabarana abaturage bayigarutseho bakavuga uburyo babikora ndetse n'uburyo bafite amatsinda atandukanye bahuriramo mu buryo bwo gutabarana, haba ari ugufashanya mu buryo bwo umuntu yapfushije se, ari umurwayi se, ari abagiranye amakimbirane se, mwumvisha uburyo babikoramo. Ariko ntibabuze no kutugaragariza ko hari aho bitagenda neza, ndetse hari naho batubwiye binateye isoni aho umuyobozi ushinzwe kwakira inkunga y'abantu kugira ngo batabarane ari uhindukira akabasha kuyirya. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane. Rero reka duharanire kubaka iyi ndangagaciro ndetse n'izindi zishamikiye kuri zikometanye nayo zo gufatanya ndetse no kubana. Izo zose dusanga mu ndangagaciro remezo y'ubumwe tuzishyigikire, turebe ko twakwiyubakira iterambere rirambye rishingiye ku muco. Kuko uyu munsi niba ari ngiye ufite ikibazo, ejo nawe ushobora kukigira. Ntabwo rero nakwiyumvisha ko ndaguma nkicara mbona wowe uri mu byago ngewe sinze kugufasha. Nta nubwo nanakwiyumvisha ko wowe nawe ubwawe wagira ikibazo ngo sinze kugufasha ko nanjye ejo nzagukenera. Ababiri bishe umwe, nutantabara se cyangwa ngo nge ngutabare, urumva bizagenda gute? Turi kwica umuryango. Abantu nibanyamwigendaho baraharanira iterambere, kandi mu by'ukuri iterambere rigomba kubakira ku bufatanye, rigomba kubakira muri uko gutabarana. Niba agize ibyago muri business umuntu runaka akora, runaka mugenzi wawe mutabare. Niba nundi nawe agize ibyago mu buzima bwa buri munsi mutabare. Abiki gihe usanga hari abohereza amafaranga naho yagiye guherekeza umuntu wapfuye, kandi nawe nyamara hari ashobora kugira ibyago nubwo tutifuza ko umuntu apfa, ariko tuzi neza ko wavuye mu gitaka azagisubiramo. Rero numva indangagaciro rwose yo gutabarana twayishyigikira twese duhagurutse dushyize hamwe, kuko ababiri bushe umwe kandi hari abantu ntihapfa abandi. Mbifurije rero gukomeza kugubwa neza, naho ku cyumweru gitaha tuganira ku yindi ngingo cyangwa se dukomereza kuri iyi ngiyi. Murakoze cyane. Nari Nyirabahire Marie Constantine. Umuco mu iterambere.